uriya Silvera akazana kandi akabiri no kubyitondera ndabona kanagufashe buriya ibintu bya covid nasha ibintu bya covid byo tuzamya ari cyangwa icupa nk'ugivye kuko batatwumva abayobozi babatambuka no gutuma bashaka kumva bakanamufunga baguciye amande utayaguzemo umuceri wawe muri covid bayibonye hari mwene wanyu ugeze ubona covid ececekere yihorere irica igakuraho ngo niko bakubeye uzambaza njya amakuru ndayafite ngo reka kandi gacupa nimwe aho unde aha harihishe nta muntu ntawatubona ntawe akazongera mazana kandi gacupa ubwira azana kandi gacupa ubundi twemwe rero kubona gashizemo kare karyoshye akamaswari kumva amajwi kumva ijwi rya gitifu ubwo wasanga gitifu wacu wasanga ari ka kagabo kari haruguru kamuhamagara baraguca amahande nabukora nabushaka bwira amagara chance beri azakimura twicikira kirikana hano nanzira hari turanyura ko no bari gusohokera no reka dutete kugenda umva Covid abantu ngubu ubura ufatira no hanura abantu banje haka nta kibazo kiba gihari cyane gusa ahantu hawe nimburamo abantu rumba mubana vuga aha abantu amurame gusohoka aha abantu icyo zicyabo mudugudu ngiye mfite amakuru yuko abantu bakunaniye bamubara nkuko bishakiye urumva kandi ntabwo byabinjye bakora aho ushatse bamaze kumamagara aha nta bantu uri busangemo rwose ndabizi neza ko nta barimo uko abaha ngaha nkunda kubaganiriza neza ibintu bikagenda neza narende mu rugo hano nta kibazo ndakambaye no kuri giti ibihe turimo mwamubizi turabizi n'impamvu natwe twaje twiherera abaturage nk'aba ngaba nta kintu biramubeze n'umuntu yari yansomye ndavuga tereka nzo mukata ndabizi ko bituma mu rugo singo mwanyuze rwose mwanyuze erega mudugudu kinye nsuguhana kinye ndabona ukubigisha mugomba gufata mbagiti mba nkubwire turiga turi babiri twenyine ntawe twatuse ntawe twabangamiye rwose nawe nimugoroba mu mabwiriza ya covid turi mu nama ntabwo twari turi kumwe twari turimo dukangurira abaturage yuko bagomba kwitwara neza nene wowe untesheje amanota make hano mu twaye neza muhita mujya imbere tugende hari tubajyane hari kuri positero urava mwishyuye ibihumbi 10 imodoka ahubwo ize bajyane hamiyaga ikinye suko afunga tugende babigishe amabwiriza yo kwirinda iki covid nta kintu bambara neza agapfukamunwa mwicare hano vuba mugire vuba mugire vuba mwicare ushyiremo imiyaga dore ukuntu urumva imbabazi tugiye kubagerera buri muntu ni ibihumbi 10 urumva mugomba kujya gute mugomba kubwira niba sinzi niba mwasize abakozi niba ari abagore banyu urumva mukababwira bakajya ku irembo bakishyura bakazana borodero baza bakwihanganye ni ibihumbi 10 kuducupa tunganawe nabite 5,000 makuru mfite gafishi na gatari n'ubundi mu mudugudu mu bantu barara bamwe mu gakesha mu rugo no mpamvu gitifu abantu ntubaha imbabazi oya nta imbabazi nizo ni ibihumbi 10 umva ukuntu bimeze ni ibihumbi 10 mubwira abagore banyu bagenda babyishyure ku irembo bazane borodero mutahe nta kintu uretse se nkagusunikira 5,000 kuri oya ntabwo ibyo bibaho ntabwo bibaho ibyo amafaranga afite ahantu ajya oya amafaranga afite ahantu ajya nuko uko bimeze muradekarara mwishyure tugenda tujya kurana ariko ubutaha nizo mbabazi tubahaye ubutaha ntabwo tuzongera muzara muri stade ubutaha muzara muri stade nubahiriza amabwiriza ya covid 10 mba rero gafeshe nkubwiza aya mafaranga apfuye ubusa
ibihumbi 10 ibaza n'ukuri kwimba uzi umuceri urimo ukuntu ugana ahubwo se igihe twanywereye twitwangana n'ibihumbi 5 ibintu bavugaga nibyo natwe tugomba kwirinda kuko ubuzima ni ubwacu tukarinda n'abacu ubusanzwe ntitwamenya bamubwire rero ngiye gatari ngiye kubahiriza amabwiriza ya COVID-19 nzongera kuva mu rugo COVID yarangiye amafaranga ntangi ubu nagombaga kuguramo agafuka k'akawunga dore ni muri guma mu rugo ntaho umuntu hanikira ko umuntu yakwikoreye inzara iri mu rugo sesha ibihumbi 10 kandi nabwiye ko nta mafaranga mfisha hako ngoye amafaranga agiye arira none mukagatare ndamubwira ngo iki anga agiye arira ndamubwira ngo iki nari naje tabizi turadufangane nadukoze ku mufusego tugomba kujya twirinda rero atabizi none giye kuyatanga abagenzi bange nabo ndababwira bajye y'abana birinde cyane kuko ibihumbi 10 ni menshi n'iki gihe yabona akayabo ke weze ngwayakorera ako mudugu sinakubwiye koko sinakubwiye reba bano bantu uzi ntabwo mbafashe uhora umbwira ngo iki ngo umudugudu wanyu wamuhozi ngo umeze neza ngo tugende ngo twohereza amabwiriza buri kimwe cyose uzi ndatanga raporo ku murenge umurya iyo umuntu afashwe abafashwe ariko ndakubwiza ukuri uyu mudugudu wacu wa Muhozi ku mabwiriza nzi neza ko turi abambere mu murenge usibye abagabo babiri nari maze iminsi numva amakuru yaba ariko nari nzi ko bahindutse kuko nimugorane n'abaganirije banyizeza ko ntabyo bakongera gukora ariko nari nzi yuko ibi bintu bitabaho turi abambere icyo ngusezeranyije ukurikirana amakuru niwongera gusanga ibi bintu birimo niho uzabona mu muhanda n'abandi baturage duhura batamenya tugiye kugenda tureba nta mundi muntu ubutike zose zero zakanagiye ukarabe n'amazi n'isabune zirahari buri kimwe cyose n'isabune byose birahari ndetse n'akandi kantu twakoze n'akandi kantu gushyira kuri botike akagoze ku buryo abakiriya bahagarara kure yaho no ku masaro umva no ku masaro mujyana bya bintu bashyiraho urumva bya by'incunda ni kibiya bigomba kuvaho kuko umuntu wese iyo yinjiye akabikoraho uku nguku yakashobora kuyisigaho undi yaza agakoraho akahita yandura ibyo twabirwanyije ndabizi neza yuko urasanga njye ngusezeranije ko ibyo bintu hano muri mudugudu by'abagabo babiri bari tunaniye barasa n'abatunaniye kubera ko batumva bitazongera kubaho okay nta kibazo kabisa twagiye ariko ko mbona izadutse nta mahorora ariko se ibyangombwa ndabyujuje kandagira ukabe ndayifite agapfukamunwa nako ndagafite n'imisoro nayo ndayifite ariko nta kibazo ubutike turebe ko bimeze kuri butike nta kibazo abantu ndabizi bakurikiza amabwiriza neza ko tugusese bimeze bite harimo amazi bwo baje bahamagaye bose yezerana nyine sabona hanyuma se mu bita bakirenge rinjere urugushyamo intera mugenda gute ntubona kandi bari gusohoka okay sawa kana bimeze bite ni sawa ndabona nta kibazo ziteguye neza nta kibazo ndabona abantu bicaye neza ikindi rero hano uze kuza gushyira akantu k'akagozi kugira ngo utajya bazajya baza binjira kuri bo n'ubundi karahari nuko nanga kuyeho none sawa utwara sibo nawe mudugudu ubona ko muri ku rwego rwiza abaturage banyu bamaze gufata doze ya mbere ya kabiri aho ikintu mugomba gukora mugomba kubashishikariza urumva ubu tugeze kuri doze ya gatatu kugira ngo ko twahashya kino kinyagwa tugasubira mu buzima busanzwe murako ibintu byose bisa nkaho byafunguwe n'amasaha bamaze kuyongera sibyo ubu ikintu dusigaje tuno turwana nacyo ni ukwikingiza umurebye nta kintu murumva amanama none aremewe urumva mbese ubuzima busa nkaho buragenda neza noneho sibyo ubu ikintu mugiye gukora mwebwe mugiye kumfasha bano abaturage banyu ndabizi bamwe barabumva sibyo mubabwira doze bishimangize turebe ko twagihashye rwose uvuze neza muri uyu mudugudu n'ubundi usibye ko nta byera ngo de hari abantu baba badakora ibintu neza ariko urabona ko turagerageza rwose kuko mu uyu mudugudu mu murenge ni wo wa mbere ntabwo rero kwikingiza nibyo bizatunanira ndabizi neza banagenda bikingiza n'abamaze kwikingiza urukingo rwa gatatu nabo barimo ariko ntabwo turagera ku ijana ariko nicyo dushaka kugeraho mutwara sibo nabo arabizi angezaho amakuru uyu muntu wese mubona wamaze kugera mu mezi 3 yafashe urwa kabiri agomba kuza twamushumangira nta kindi njyewe igitutu mfite akabazo keza
njyewe abaturage banjye mu isibo yacu bose barangije kwicisha hasigayemo abantu 2 gusa bazana umudugudu bafashe urwa mbere n'urwa kabiri zose barazirangije hasigayemo abantu babibonye iyi sibo igenda neza rwose ubwo ni ikintu cyane ubukangurambaga muzanyugana bagenzi banyu n'abana b'abandi ba midugudu kandi ndabizi mujya muhura nanjye ngerageza kuvuga ko namuzamura nta kibazo nta kibazo rero ko twagira kino kinyarwanda neza hano rero muri kano karere kacu ka Gasabo by'umwihariko mu murenge wa Bwimbogo no muri uyu mudugudu wanyu wa Muhozi ibintu bimeze neza no muri twara neza amakuru maze kumenya nuko abaturage n'uro bose pe ingingo zo barazifite nta binani birimo unarebye na hano wabonye yuko turarambere narabibonye kuko nanjye muri mbaye bafite raporo nziza rero mva nicyo kintu dushigaje n'abandi bose ubwo nibagenda nk'uko namwe muritwara icyorezo turagitsinda dusubire mu buzima busanzwe ni byiza cyane rwose numva twanakwihana amashyi rwose uwo mwiha amashyi ahubwo mujya bisa mwiha amashyi mwarakoze tukwijeje ko amategeko n'amabwiriza yose tugomba kuyakurikiza abaturage bacu barumvira n'abantu beza uzasanga ibintu bimeze neza ahubwo mu mudugudu ajya no mu yandi masira yuko bose barazi njyewe njya nkubwira burya iyo turi mu nama yo gukangurira abaturage kurwanya COVID-19 urabona ko abaturage bacu bumvise byatumye tugera ku rwego rushimishije ikintu njye gukangurira nawe ukagikangurira n'abaturage ni ukugenda amabwiriza yose bakayakurikiza hano mu murenge wa Bumbogo mu murenge wa Bumbogo akagari ka Kinyaga umudugudu wa Muhozi ari wo mudugudu wacu wa Muhozi tukazaba ba mbere kwikubitiro ngena ko sigaje bafite agitifu yagiye abizi nyine nabari abantu bose bari banyesibo bose nimba tubiganiyeho nko bari bo nabonye ngomba kubajyaho kababwira kugira ngo ibintu bigiye bize kugenda neza noneho hano muri Gasabo tukazaba abambere Nyagasani we guma mu rugo ariko yadukoze mbega ngo ndahomba we ariko ntacyo ingingo zose maje kuzifata maze kuzifata narikingije doze ya mbere doze ya kabiri ewana naranishimangije ikindi amasaha bayafunguye muri uyu mudugudu wacu wa Muhozi nyine nubwo bitajya bitworohera ariko ndabizi neza ko turabambere kandi ni fresh udupfukamunwa iyo mvuye hano mu rugo nkambara neza fresh noneho nkajya mu kazi kanjye fresh nkagaruka nta kindi kibazo gihari muri make rero ni ukuvuga ngo n'amasaha bayongereye imyidagaduro ibiganiro imikino byose ubu tugiye gusubira mu buzima busanzwe gusa covid iracyariho ntabwo nakwirara ndajya nkomeza nambara agapfukamunwa neza aho nkuko bikwiriye kugeza igihe covid igabanyukiye mu kuri kabisa nzakomeza nirinde kugeza igihe umuryango wose sosiyete mbamo covid tuyiranduye ikagenda burundu. Okay, murakoze cyane inshuti zanjye nukuri namwe aho muri hose mukomeze mugire uruhare mu kwirinda covid-19 dore nanjye hano mba nibereye mu rugo so ubu nice nyine mu mudugudu wa Muhozi ahangaha ni muri ka karere nyine muzi bakita Gasabo simukazi se ibumbogo bwa muzuzo yandi mungara ziminyinya aho mwami Rudahigwa yabongoreye umwami kazi kanjogera ubwo se ntabwo muhazi ndavuga mu kagari ka Kinyaga so mu kagari ka Kinyaga murahayobe ariko mwana Nyagasani mbona ukuvuga ngo umudugudu wo ni Muhozi nkuko musanzwe mubizi ni Muhozi kabisa tuba turi kwiteza imbere mu rwego mu nzego nyinshi cyane ibintu byose dukomeza tumeze neza tumeze fresh iterambere dukomeze tuganze twirinda covid-19 murakoze cyane mwari muri kumwe na mutaramu wanyu ubihanganisha Jean Paul cyangwa se UJ ciao ciao.